ntangire bushyashya nongeye kubaha ikaze abakurikiye The Chosen TV, baha ikaze muri kumwe na Bruce kuri televiziyo yanyu The Chosen TV. Turabakunda cyane, twifuza ko natwe mwadukunda mukora subscribe, like, comment, ni inkunga ikomeye cyane. Uyu munsi rero ndumva ndi mu gakiza kenshi, reka ntangire mbasengera kugira ngo ibintu byose bigende neza. Data twese uri mu ijuru, data ushobora byose, turakwinginze mwami ngo utubabarire ibyaha byacu, mwami uduhe no kubabarira abo twacumuyeho. Data mwiza, data ushobora byose, turakwinginze ngo ugumye utugirire impuhwe, turambikeho ibiganza byawe, mwami Imana uduhereze ibyo twifuza. Data wakoze kuba twiriwe amahoro, ukaturinda impanuka zo muhanda. Data wakoze kuba waduhaye ibyo kurya uyu munsi wose. Data wakoze kuba watuvanye ku kazi amahoro, tukaba tuje amahoro. Mwami mwiza, ibintu tugiye kuvugira aha ntaba ari twe ahubwo aba ari wowe. Data mwiza, gumya urinde n'abababaye, ubahereze ibyifuzo byabo bakire. Bisabye nizeye mu izina ry'Umwana Yesu Kristo Nazareti, cyubahiro n'icyaha mu isi no mu ijuru. Amen. Amen. Yes, welcome again. Nongeye kubabwira ati abantu badukurikiye badutera inkunga, ni ukuri turabashima cyane. Ewana, abantu bakoze subscribe, nkunda kubabwira ati musana papa, musana data, ni inkunga ikomeye cyane. Usana data wambyaye akanshyira ku isi. Mu by'ukuri uyu munsi mfite na Bibiliya, ndaza kubasomera ijambo ry'Imana ni mu bishaka, ariko namwe no muri telefone ziba zirimo, namwe mwana kwisomera. Ariko ndaza kubafasha akanya kose kariko kose, ntimugire ikibazo. Yes. Tugiye gutangira rero ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Tugiye kuvuga ku bantu bashaka gukira vuba. Abantu bashaka gukira vuba bakunda kujya ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se business za online. Tugiye kubavugaho uyu munsi, nibyo turi buvugeho. Yego, ariko reka mbanze numve ko nkibuka ndirimba akaririmbo kamwe gato. Ni kuki nababazwa cyane n'iby'ubu buzima, imibereho igoye nayo ikamangayikisha umubiri n'isi ndetse hamwe na Satani. Ibiruhije byinshi nabyo ntibinyoroheye, naho nahura kenshi cyane n'ibyo byose. Ndagushima Mwami, ndaguhimbaza, yasize ubwiza yarafite mu ijuru, nita ku butware n'icyubahiro, yambika ubusa ndetse arabambwa. Ibyo byose yabikoreye kugira ngo jyewe nawe turonke ubugingo. Ndagushima Mwami, ndaguhimbaza, ibyo wankoreye birenze urugero. Kamerama, urumva se ntavamo mu gospel mwiza? Nzajye kuhangana na Israel Mbonye ko biri kose, ariko ndusha Yago nawe yaza kwiririmbira iz'Imana, abantu nibura bapfa kuzumva. Uriya indirimbo y'Imana uko wayiririmba kose, buriya ariko nukuzamugira inama. Yago ndabizi ubwo uradukurikirana, uzahindure. Nabonye yagarutse mu biganiro, ariko buriya ahinduye agahita yigira muri gospel. Abantu bayumva gospel, burya nta ndirimbo ya gospel igiba mbi. Ariko iyo ugiye muri sekira baragukwina, haba harimo n'amashyari menshi. Okay, tugiye kuvuga uyu munsi kuri business za online. Weho uzumva ute koko? Andika muri comment business za online. Twagiye twumva za Tata, za T8, za Estate n'izindi nyinshi, Kavaroni, za Global. Abantu mwe udufaranga twajya mwadufashe mukajya kutugura ihene mu cyaro, aho kugira ngo mushore muri business muyahereza abantu mutazi. Bira bintu ka kenshi na kenshi biba birimo risk. Hari abantu baherutse kurira mu bashoye muri Tata, babariye amafaranga menshi, ngiye aronze wari warashoyemo miliyoni 4. Izo zaragiye, n'abandi benshi. Hari n'abantu nanjye, ariko nubwo mbabwira gutyo nanjye byarandiye. Abantu bahombeye muri STT, nanjye narindimo rwose, byampombeje asaga miliyoni.
ariko ubu nabonye isomo. Ubu niyo byaba ari ibihumbi 5 cyangwa ibihumbi 10 ukambwira ngo mbijyane muri business ya online, ntabwo nakongera. Rero byadusigiye isomo. Harimo nka groupe nyoboye y'abahoze muri estate, ndababwiza ukuri yuko mutagomba kongera gusubira muri business za online. Biriya bintu biradushuka cyane, bitwica mu bwonko. Ese ubundi kubera iki baza batubwira nkanjye amafaranga nari nashoyemo? Muzi igitekerezo nari mfite, nari natangiye gupanga umushinga wo kubaka taje. Kuko nari nashoyemo miliyoni hafi irenga. Narabaraga ati mu kwezi estate mu kwezi yagomba kuzajya impereza miliyoni miliyoni. Avuga ati umwaka uzajya kurangira amezi 12 nkoreye miliyoni 12. Tayari taje nandi nzakura handi nzamura gataje nyine. Numvaga ko ngiye kubaka itaje nyine nakize. Ariko mwabantu nk'ikintu cyaje kuba we umva, nabikuje 200,000 gusa. Ako bikuje 200,000 nari nagurishije imodoka yanjye. Mvuga nti ubu ngubu giye kukira, reka ngurisha imodoka nshore mu business ya online. Hanyuma ikintu cyambayeho, narahiye mwabantu mwe. Uzi ko nahiye n'umugore n'abana bakumva banakwitahira babuze icyo kurya. Mugiye kuvuga ati ubwo ngo nabaye ikigwari. Nawe byakubaho? Ibintu batwizezaga ni ibintu kabisa buri muntu wese yakumva agashiduka. Kandi habaga harimo abantu benshi cyane barenze umwe. Ntabwo ari je nyine, hari abandi ibihumbi byinshi. Navuze simvuza abarimu ba Porote b'Inyagatare, Porote w'Icyangugu, Eric nawe ukora ku karere, nawe estate yarakuriye. Gusa Pole nsisizemo Claude w'Ikanombe, estate nawe yarakuriye. Pole nawe. Ariko icyo mpamya cyo nuko ngomba kubasengera Imana igashaka igaruriza igihombo mwagize. Yewe Imana yarangaruriye mu minsi nahombye, ariko ngenda mbona ko ndimo ndagaruza pe. Naragaruje. Imana ni nziza, naragaruje. Nari nashoye. Hari ubundi buryo yampaye ariko bitari biriya byo baraturiye baradushutse ngo dushore. Birangira duhiye neza. Kubona miliyoni yawe igiye, kuko ngewe ndumva narashoye. Namazemo iminsi ngahera ni nk'icyumweru, ahari icyumweru ni iminsi 10, kuko nari maze kubikuza ibihumbi 200. Kuva buri munsi nakoreraga asaga 25. Andi yarakiriho nyine bayatwariyeho, babifunze. Nari ngiye nendaga kubikuza. Ariko mwabantu icyo nababwira cyo, jewe niyo wanse 5,000 ngo uranyungukira 100 kuri online, sinshobora. Ubu nabonye isomo kabisa. So rero ikintu ngewe mbangira ngo impamvu mba mvuga nti mbahereze iki ngiki ni icyigisho nacyo. Mwabantu mwe mureke dukore bisanzwe. Niba ufite akazi ugakore neza, bosi wawe umusigasire ntakwirukane. Kandi nawe n'ababosi mujye mworohera abakozi, mubahereze opportunity, mubazamurira imishahara. Dore ibintu byarazamutse, inzu zarazamutse. Ubu inzu umuntu abona nzima yo kubamo i Kigali ni 50,000. Umukozi wawe uracyamuhemba 50,000. Cyangwa se hari n'abakorera 70. Ari iki abahata kodesha ngahe? Urumva? Ni ukuvuga ngo ikintu nshaka kubabwira nuko mugomba kureka business za online, mukazireka neza mukazivaho. Kamerama, business ya online wewe urayizira? Ariko wewe menya hari utarabijyamo. Nagabizi kameramani. Ariko ngaragira ati ngivyo ni iby'abakire. Ntago ari iby'abakire cyane, ahubwo nawe ubwo no kubuta yafite cyane uko utabimenya, ariko ari kubijyamo birashitura. Ngiye cyo mbabwiye